munsi dufite abashumba bafatanijwe umurimo wo kuragira intama badase. Uyu munsi dufite abantu barwaye uburozi barozwe nigeze kujya kubwiriza ahantu mu burasirazuba mpasanga umwana w'umukobwa urogwa na yinjiye mu nzu y'Imana. Nk'ubu ngenzi umudiyakoni bajyaga babwira ko abantu rero ntabwo tugifite urukundo rukunda abazima, abantu bafite urukundo rukunda abapfu. Uyu munsi abantu mu rusengero baragambanirana, uyu munsi abaririmbyi baririmbana badakundana. Uzaharanire kuba kreyo yandika ibyishimo ku mitima y'abandi. Nibikunanira kuba kreyo nibura uzabe gome ihanagura umubabaro ku mutima wundi. Ibihe byiza nshuti z'umusaraba, muri Imana ganze mu buzima bwanyu kandi kwindwa n'Imana bigwire muri mwe cyane. Umucyo Imana ubarasire ubwiza w'Imana bukugote. Reka ngubutse ikintu gikomeye wadukurikiye. Aho hantu hagaze ahuri ugoswa n'urukundo rw'Imana. Rukuri imbere rukuri inyuma. Iyo uteye intambwe wigembe winjiye mu rukundo rw'Imana. Iyo usubiye inyuma aba winjiye mu rukundo rw'Imana. Iyo wicaye aba wicaye mu rukundo rw'Imana. Imana igukunda urukundo rwinshi rusumba cyane urwo utekereza ko igukunda. Nago rugira itanawugiriza n'urukundo rwayo bwite ku buzima bwawe. Iki kurimo kiruta cyane iki kuriho kandi icyo ukora si cyo uri cyo. Imana ni umubyeyi iraguhetse. Nitwa Ndamukunda Patrick, ngushimiye ko dukurikira. Imana niguha umugisha, ngushimiye wakoze subscribe, ngo Imana iguha umugisha. Utarayikora aho hepfo hari umutuku hakore, uraba wiyandikisha uzabona ibiganiro uko tubishizeho kandi bizagufasha uzunguka ubuhamya, ibiganiro, inyigisho n'ibindi byinshi tugenda umwuka tuyobora gukora kandi bizakugirira umumaro. Asigaye kandi ubisangiza abandi. Comment zawe ziradufasha zikatuma tuma ibyo dukora. Abantu muri mu Burundi mudukurikira, abantu muri Canada mujya mubitubwira, abari muri Korea, mu Bushinwa, kwisi yose, Afrika, mwese Imana ibaho umugisha cyane. Nitwa Ndamukunda Patrick, ndi kumwe n'umubyeyi mukunda cyane yitwa Ikirezi Esther, icyuma cyahanutse ku ndege. Akaba afite channel yitwa Gushima TV, akaba ari channel anyuzaho ivugabutumwa. Ikindi kandi umukwese subscribe, umuteye n'inkunga nibwo ikivuka igira imbaraga mu butumwa bwiza. Umeze neza Ikirezi? Meze neza ndashima Imana. Na amahoro. Yego. Ariko ndakwigisha gutega igitambaro. Twabitojwe tukiri abana. Nande nyine. Tukiri abana. Mukiri abana. Ntabwo ushaka kumbwira ngo bigutoje. Zamuvuga ubutaha. Amori Imana abe kuri wowe. Murakoze cyane. Iyo style bayita ngo icyo wafunze b'igitambaro. Iyo style wafunzemo bayita ngo iki? Na bifabrice gutya gusa bisanzwe. Ni fabrication style. Nago nzi ngo ni iyi style. Nabonaga wanze guseka niyo mpamvu. Nabonaga wanze guseka. Nabyitekerereje ntago nzi uko iyi style yitwa. Baraza kutubwira abandi. Kuri channel imeze gute Gushima? Yego, kuri Gushima TV tumeze neza. Kandi nshimiye abakunzi banjye, inshuti zanjye z'umusaraba. Zikomeje gukora subscribe ndetse bakomeje kumpa na comment. Bakomeje gukora like. Imana ibaho umugisha. Ni mwe maboko mfite. Ese abantu babyakiriye gute wabonye ufunguye channel nda comment wabonye abaguhamagaye abakuvugishije babyakiriye gute? Nibwo nabonye ko abantu bankunda. Bansengera. Vraiment Imana ibaho umugisha. Babyakiriye neza. Ya Imana iguha umugisha, nanjye ndakwatura ngo Imana iguhe ibikoresho. Amen. Kutabyakiriye? Ndabyakiriye. Hari ibikoresho bivuye kure ndabona bigenda biza ko. Anora mu izina rya Yesu. Amen. Ikindi ndagira ngo usenge, tugushime ko ngiye kuduhika wongeye kwemerika ukaza kubana natwe. Imana iguha umugisha, turaganira ku bintu byinshi bitandukanye, ku ngingo zitandukanye. Ariko turibuze guheraho nahereye mu kanya mvuga ku rukundo, ariko ndayabanza usenga no twinjiye mu kiganiro. Turagushimye mwami wacu Yesu, turaguhimbaje, tugushimiye kuri Uwiteka niryo zina ryawe. Nta gacu ko guhinduka kakugaragaraho, uko wari uri kera na n'uyu munsi ni kuri. Ntabwo usaza ngo witwaza akabando, ntabwo uvuga amasigara byicaro. Uri Imana itabeshya, uri Imana itanegurizwa izuru, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera. Izina ryawe nirishimwe. Tugushimiye umwanya uduhaye kubonekamo, tuvuga kwera ndetse no gukiranuka kwawe. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Duhire muri byose kandi imbaraga z'umwuka wera zibe hamwe natwe, ziboneke ku muntu wese udukurikiye uduteze amatwi. Kandi ubutware n'ubushobozi byawe bitugote, dusenze twizeye mu izina rya Yesu.
amen amen amen. Imana iguha umugisha cyane. Natangiye mvuga ku rukundo, ngaruka ku rukundo rw'Imana. Abahanga barucamo ibice bitatu: agape, eros, philos. Ari nirwo rukundo rugomba kuza rukajyamo abana b'Imana, ariko nayo nduhuza n'urukundo, urukundo rw'Imana ko turuhuza n'ubuzima busanzwe, urukundo abizera twagombye gukundana. Ijambo urukundo rivugaho iki? Uribona gute? Uhera aho ngaho wifashisha ibyanditswe, ufite Bibiliya. urukundo Urukundo. ubundi rero umuntu wese ufite urukundo niba rufite ntarwigumanire, kubera ahubwo aruha abandi. Aruha abandi ahubwo turubone nyine. Niba wowe ukunda, gumana gukunda. Niba ngewe nkunda, ngumane gukunda. N'undi muntu wese udukurikiye agumane gukunda. Urukundo. Ubundi urukundo ni impano, ni umugabane tubana mu isi, ariko no mu ijuru tuzawukomezanya. Kubwiriza bizashira, kuririmba bizashira, guhanura bizashira, ariko urukundo ruzahoraho. Ariko uyu munsi iyo witegereje urukundo usanga rutagihari, rwasimbuwe n'uburyarya. Umuntu akubwira ko agukunda mu gitondo, saa sita akakugambanira. Umuntu akubwira ko agukunda nimugoroba, mu gitondo akabyuka kugambanira, cyangwa se avuye kukugambanira. Uyu munsi urukundo rwagize amabara menshi, ariko ntabwo ariko biba bikwiriye kumera. Ubundi Yesu yaravuze ngo udakunda mugenzi we ntashobora gukunda Imana atabona. Kandi wavuze ngo ntukice, ntukibe, ntugasambane n'andi mategeko bihurira muri iri jambo ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Wenda ndaza kurisoma. Impamvu mvuga ko urukundo rutagihari, rwasimbuwe n'uburyarya, nuko uyu munsi abaririmbyi baririmbana badakundana. Bibaho se? Bibaho? Bibaho? Bibaho. Uyu munsi abaririmbyi baririmba badakundana, umwe ataza aho undi ataha. Uyu munsi perezida ashobora kuba ayoboye abaririmbyi be 70 ataza aho bataha. Ntabwo rero aho hantu harimo urukundo. Ubona byarapfiriye hehe ukurikije kundi abantu bimuye urukundo, bimika uburyarya? Byatewe n'iki? Nuko barubuze. Urukundo rukiba mu mitima, ahubwo rusigaye ruba ku rurimi. Urukundo rwo ku rurimi rero ntago rwubaka. Ubivuga nk'umuntu byakubayeho, hari wabibonye neza. Byagenze gute kirese? Oya. Umwanditsi w'Abaroma, Pawulo yandikira Abaroma, yaravuze mu bice 13 ku murongo w'8 aravuga ngo yegereze mikoro keretse gukundana, kuko ukunda undi abashohoje amategeko. Kuko ibi ngo ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukifuze n'andi mategeko yose bihurira muri iri jambo ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ufite urukundo ntagirira mugenzi we nabi. Nicyo gituma urukundo ari rwo rusohoza amategeko. Urukundo rusohoza amategeko. Biravuze ngo umuntu afite urukundo ntabwo yakuroga. Umuntu afite urukundo ntabwo yaboneka mu nama zikugambanira. Umuntu afite urukundo ntabwo yaboneka mu nteko z'abantu bagusebya. Umuntu afite urukundo warwara akamenya aho urwariye. Iyo umuntu afite urukundo, ariko se ngewe hari n'ibintu mwita urukundo ntanumva. Ni gute ubundi umuntu agira urukundo warwara ntamenye aho urwariye? Wasonze umugani wa muririmbye ntamenye yuko ushonje. Ni gute umuntu agira urukundo? Ni gute nshobora kugira urukundo wowe ukarwara simenya aho urwariye? Wasonza simenya ko ushonje? Oya, urukundo ntabwo mwicwa n'inzara bakahita baza gushyingura. Hari iki gikunda kuba mu rusengero umuntu akarwara akajya kwa muganga. Pawulo abwiye Abaroma, arababwiye ngo ntimukagire umwenda wose keretse gukundana. Kuko umuntu ukunze mugenzi we aba ashohoje amategeko. Biravuze ngo umuntu udakunda mugenzi we ntabwo aba ashohoje amategeko. Kandi Yesu yaravuze ngo udakunda mwene se areba. Ntashobora gukunda Imana atabona. Ariko uyu munsi dufite abashumba bafatanijwe umurimo wo kuragira intama badakundana. Uyu munsi dufite abadiyakoni bakorana uwo murimo wo kudiyakona badakundana. None se uyu munsi dufite abantu barwaye uburozi barozwe na bene se. Abo basengana. Nabo basengana. Kandi bababwira ko bakundana. Ubwo urukundo rurahari narwo. Ariko
hari icyo nabwira abantu. Mwanditsi w'ijambo yaranditse aravuga ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera, ngo nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Amen. Mu bintu by'ubutwari harimo urukundo. Kandi umuhanga wo gutwarana atwarana mu gihe abandi bananiwe, mu gihe abandi bacogoye. Niba bivuga ko abantu batakigira urukundo, uyu munsi umuntu neza amatwi nagira urukundo. Biratangaje kuba uyu umunsi umuntu afite umuvandimwe we basigaranye ariko bakaba badakundana. Gasanga barangana umwe ahaciye undi yahacisha umuriro, nta rukundo ruhari. Uyu munsi usanga umubyeyi adakunda umwana yibyariye. Nigeze kujya kubwiriza ahantu mu burasirazuba mpasanga umwana w'umukobwa urogwa na mama we. Mama we wamwibyariye kandi niwe mukobwa afite, aramuroga amuterereza ibintu bimukubita hasi. Ariko yinjiye mu nzu y'Imana, Imana imugirira neza, imusezeranya ko uburozi mama we amuroga izamurwanirira. Mama we yamubwiye ko atazashaka akiriho. Ageze mu myaka 30 n'indi. Ushatse se kumbwira ko urukundo uwo mubyeyi ararufite, yaba yarigeze yumva igise cy'uwo mwana, yigeze yumva uburyo gutwita amezi 9 bivuna. Akarya bafite n'ibimukoresha ari ibintu wumva. Ariko nta kintu numva gishobora gutuma ngukorera ubugome. Hari urukundo ako erega ejo bundi Paulo yaranditse aravuga ngo urukundo rurihangana, urukundo rubabarira byose, urukundo ntirugira inzika, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirushaka ibyarwo, urukundo ntirwifuza ikibi ku bandi. Ariko niba uyu munsi usengana n'umuntu ukamubwira ngo wamukunze, mukasohoka mu rusengero ukamucaho utwaye imodoka utamuhari ufite ngo umugeze ahategera, ubwo wamukunze uruhe rukundo? Niba uyu munsi ushobora kubwira umuntu ngo wamukunze akarwara agapfusha utamugera, nk'ubu ngenzi umudiyakoni bajyaga babwira ko bamukunda, ararwara imyaka 6 mu wa 7 arapfa. Muri iyo myaka abamubwiraga ko bamukunda mu rusengero ko ntawe nigeze, kandi ubwo baje kumushyingura. Ngewe naranababwiye nimwanze kumusura ari muzima, ariko umunsi yapfuye muzahagera. Ndanababwira ninjye sinzongera kubabwira ngo runaka ararwaye, ariko umunsi yapfuye mwumvishe. Abantu rero ntabwo tugifite urukundo rukunda abazima, abantu bafite urukundo rukunda abapfu, ariko urukundo rukunda abazima ntabwo rugihari. Niba uyu munsi nshobora kugukunda wankosereza, wankorera icyaha sinkubabarire, kandi nkwiye kugukunda urukundo rufite ibiro biruta ibyaha wankoreye, biruta amafuti wankoreye, biruta amakosa wankoreye. Ariko uyu munsi urasanga urajya kureba ugasanga umugabo n'umugore babyaranye inshuro 7 bahora muri koco ngo bafitanye urukundo ruri hese. Ntabwo urukundo ahantu ruri nta nduruze haboneka. Ahantu hari urukundo nta kibi wifuriza kuri mugenzi wawe. Urukundo ngo rwihanganira. Uyu munsi abantu mu rusengero baragambanirana, none se haba hari urukundo bakagambanirana? Ntabwo urukundo rwirarira, urukundo ntabwo rugira ishyari. Ariko uyu munsi abantu buzuye ishyari. Umuntu arumva babajwe n'uko ubayeho, n'uko uriho, n'uko ugenda, n'uko wambaye, kandi avuga ko agukunda. Ejo agashaka kugucengera yitwaje ko agukunda kandi ntarwo afite. Bikazarangira guhenuye, bikazarangira gusebeje, bikazarangira kwambitse ibara, bikazarangira agusiza umwanda. Ntabwo urukundo rero ruhari, ahubwo hari ibisa nk'urukundo, hari fotokopi y'urukundo, ariko urukundo rujinari. Niyo mpamvu natangiye mvuga ngo niba urufite rwigumanire kandi urubyaza umusaruro. Hari ikintu numva ashaka kubwira abantu bafite banyumva, uzaharanire mu buzima bwawe kuba ikereyo yandika ibyishimo ku mitima y'abandi. Uzaharanire kuba kereyo yandika ibyishimo ku mitima y'abandi. Nibikunanira kuba kereyo, nibura uzabe gome ihanagura umubabaro ku mutima w'undi muntu. Uyu munsi hari abantu babaye nk'ikaramu y'umutuku, niyo wandikisha ahantu ikahanduza, ikahashyira isura runaka. Ukaba ubana n'umuririmbyi muri korari akumereye nk'ikaramu itukura, ukaba ubana n'umuntu muri komite, ukaba ubana n'umuntu muri gurupe y'amasengesho muri korari, ariko ameze nk'ikaramu itukura, yarakubereye nk'ikaramu itukura. Ikaramu itukura yanditse ku gikuta gisize irange ry'umweru rirandura. Ndagira ngo mbwire abantu ngo babe kereyo yandika ibyishimo ku mitima y'abandi, hanyuma bahinduke babe gome ihanagura imibabaro ku mitima y'abandi.
ntukabeho uri ikaramu itukura ku mutima w'abandi, muri sosiyete, muri korari, muri nyobozi. Kandi abantu bamenye ngo ibintu byose bizashira, ariko urukundo tuzarukomeza mu ijuru. Ibintu bibiri tuzabikomeza, urukundo no kuririmba. Ni zimwe mu mpano tuzakomeza mu bwami bwo mu ijuru. Biravuze ngo umuntu udakunda mu isi rero, umuntu udakundira mu isi ntabwo azakundira ikuzimu, kuko ikuzimu ntabwo bakunda, ikuzimu ntibasurana, ikuzimu ntibasura abarwayi, ntibasura imbohe muri gereza. Ariko umuntu yararwaye mu bitaro, ndamuzi ngewe, ni umuntu nzi, ni urugero rutari kure, ararwara arahoka, mwene wabo ni umukristi wacu, arahoka, maze guhoka sehashka baramubaza bati ariko nta muryango ugira, igihe umaze hano mu bitaro nta muryango ufite? Arababwira ati mfite umuryango ukomeye, ndetse ntabwo ari abantu b'injandijandi. Baramubaza bati ese ubu kugira ngo bazagusure bamenye uko umeze tuzabikora dute? Arababwira ngo nimubahamagare mubabwire ko napfuye, murebe ukuntu mfite imbaraga z'umuryango. Hari abantu bafite umuryango. Uyu munsi hari umuntu burara, hari umuntu uriho nabi kandi afite umuryango wakamurengeye. Nta rukundo rero ruhari. Nta rukundo ruhari mu miryango, nta rukundo ruhari mu baturanyi, nta rukundo ruhari. Urukundo rwarimutse rusimburwa n'uburyarya. Muganga afata telefone, arahamagara ati jewe ndi muganga mu bitaro bya CHK. Umuntu witwa Kanaka muramuzi? Baramubwira bati turamuzi. Mwebwe se mupfana iki? Baramubwira bati uwo yarahamagara amubwira ati je ni murumuna wanjye, tuva indimwe. Ku babyeyi bombi muganga, ku babyeyi bombi, yego ku babyeyi bombi. Twagira ngo tubamenyeshe ko amaze igihe kirekire arwariye mu bitaro bya CHK. Mwarabimenye se? Baramubwira ati je numvisha ambwira ko agiye kwa muganga, sinamenye niba yaravuye kwa muganga. Ntabwo abantu bafite urukundo rukurikirana n'abandi. Niba uyu munsi ufite urukundo ufite rudashobora gukurikirana uwukunda, nta ruhari. Ubundi urukundo rurakurikirana, urukundo rurihangana, urukundo rurababarira. Kandi nubwira umuntu ngo uramukunda udafite imbabazi zo kumubabarira, ntukunda, byose ni zero. Urukundo rurababarira, ntabwo urukundo rugira igipimo runaka rugomba kubabarira n'icyo rutagomba kubabarira. Urukundo rubabarira ibyaha. Bibiliya iravuga ngo rutwikira ibyaha byinshi. Nicyo urukundo rukora. Urukundo ni shifu, ni gome, ruhanagura ibizira, ruhanagura ibibi, ruhanagura ibyababaje umuntu. Ahantu urukundo ruri nta ntonganya zihaba, nta nduru zihaba, nta muborogo haba, nta marira haba. Umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo ahatari umwaga ubwo haba hari urukundo, agahuka imbaraga sa cyangwa kurukwavu kisasira batanu. Urumva rero ni ahantu hatari umwaga, ni ahantu hari urukundo. Haramubwira ati rero nagira ngo nkubwire ko Kanaka ubu tuvugana yitabye Imana, umurambo we tugiye kuwishyira mu buruhukiro muri morgue. Ndakumenyesha ko mu isaha imwe ahantu abantu bazi parikingi y'imodoka yaho baparika imodoka CHK hafi ya morgue, hari hamaze kuzura imodoka z'umuryango w'uwo mumama. Bazanye indabo nziza za zindi z'ibihumbi 10, 15, 20 bakenyeye. Hanyuma muganga wabahamagaye baramuhamagara bati none mutuyobore. Afata mukuru wa mudamu, afata n'umugabo we, arababwira ati mumpe n'abandi bantu bakizigenza muri famiye. Baraza bagenda ari nk'abantu 6, abinjiza mu cyumba rwariyemo. Arababwira ngo ni gute uyu muntu ashobora kumara ukwezi n'ibyumweru 2 mu bitaro mutaramusuye, ntawamuhaye amazi, ntawamuguriye ka soda ka fanta, ntawamuguriye ironji, ntawamuguriye ikinyomoro, ariko mwakumva ngo yapfuye mugahururana ibitambaro n'amaserikeye. Abantu rero ndagira ngo mbibutse ko urukundo rukora ibyiza nyirarwo akiri muzima. Urukundo rugutegeka gukora ibyiza ukiri muzima. Urukundo rugutegeka gukorera uwukunda ibyiza akiriho, kuko ibyo urukundo rugutegetse gukorera uwukunda nibyo byandikwa mu gitabo cy'urwibutso. Umuhanuzi Maraki yavuze mu bice 3. Yaravuze ngo abubaha Uwiteka baraganiraga mu minsi yashize, ngo Uwiteka agatega amatwi akumva ibyo abubaha Uwiteka baganira, ngo akabumbura igitabo cy'urwibutso, ngo kikabumburirwa imbere ye. Hanyuma ngo agatega amatwi akumva ibyo abubaha Uwiteka baganira. Ndagira ngo rero mbwira abantu, mbibutse ko urukundo rugutegeka gukorera uwukunda ibyiza. Urukundo ruguhatira kugirira ineza uwurukunda.
uyu munsi biratangaje kuba ntaraguhura ururabyo n'urw'ikizira nyenzi, waba wapfuye nkajya mu mujyi nkazana urw'ibihumbi 10, kandi iyo nduguha ukiri muzima wari kunsabira umugisha, n'ijuru rikabyandika. Urukundo rwera imbuto, urukundo rwera amahoro, urukundo rugira imbabazi, urukundo rwicisha bugufi, urukundo rugwa neza, urukundo ntabwo rugira akajagari nk'ako dusigaye tubona mu nsengero, mu madini ari hano hanze, mu miryango iri hano hanze. Urukundo ni umwambaro utagira ikizinga, urwambaye akora ibyo rugomba, akora ibyo rumusaba gukora. Abantu rero ntibakatubwire ngo bafite urukundo kandi nta mirimo tubabonana. Urukundo rurera, ni imbuto itabora. Urukundo ntabwo turuvuga turarukora. Urukundo ntirurumba, ariko ahantu rutari, muri korari rutarimo rurarumba. Rurarumba. Imbuto y'amahoro ntiboneka, iy'ubugwaneza ntiboneka, kuko haba haje induru, haba haje amakimbirane, haba haje intonganya. Ahantu urukundo rutari umuntu yica undi, ahantu urukundo rutari, ahantu urukundo rutari, ibintu byari byubakitse imyaka myinshi bisenyuka umunsi umwe, kubera ko urukundo ruba rutagihari. Ariko reka nkubwire Patrick, nawe nturi uwa vuba. Kera abakristo bo hambere bagira urukundo. Mwene se yararwaraga bakikora bakajya kumuhingira, bakamuhingira yaraheze ku gisasiro, bakamusura, bakamusengera. Imana ikavugana nabo, ikabamenyesha amakuru ko azakira. Yabibabwiraga kuko bahageze, yabibabwiraga kuko bahahingutse. Hanyuma yaba ari umugeni ikabamenyesha ngo ni mu musengere yezwe mu cyure. Ariko uyu munsi urarwara ukamara umwaka mu bitaro nta muntu uragusura. Nagira ngo mbabwire ngo urukundo ni umwambaro utagira ikizinga nk'uko nabivuze. Ariko ubundi ni gute umuntu yaba afite urukundo? Imana yaramuhamagaye mu mazina ikamuha agakiza, akaba afite indangagaciro ziranga umuntu ujya mu gihugu cyo mu ijuru. Izo ndangagaciro nizi: kwihana ibyaha ni indangagaciro ya mbere iranga umukristo ujya mu ijuru. Kabiri, gukunda mugenzi we nk'uko yikunda ni indangagaciro iranga umukristo, iranga umugenzi ujya mu ijuru. Gatatu, kwiyubaha. Kane, kugira isuku, nabyo ni ibintu bituranga nk'abantu bajya mu ijuru. Gatanu, ni uko ugomba kumenya ko uri umushyitsi n'umwimukira mu isi, ukamenya ko inzu ufite, imodoka ufite, amafaranga ufite, ibyo utunze ni impamba y'urugendo, uri umugenzi urimo urasiganwa, niko Pawulo yavuze. So umuntu rero iyo afite urukundo, ntabwo umuntu ashobora kuba afite urukundo ngo atinyuke gutaranga mugenzi we. Ntabwo umuntu yaba afite urukundo ngo atinyuke kumuroga. Ntabwo umuntu yaba afite urukundo. Wowe urabeshya ngo ufite urukundo wirirwa mu nteko z'abantu bavuga abandi. Urabeshya ngo ufite urukundo wirirwa mu nama zigambanira bene so. Wowe urabeshya ngo ufite urukundo, urabeshya ngo ufite urukundo wirirwa uhirika abandi ku buyobozi bwa korari, wirirwa ubavuga ubasebya kuri perezida na dirija. Uyu munsi dufite abantu bakomerekeye mu murimo kuko yaje yarabuze urukundo kuri nyina, arubura kuri se umubyara, arubura kuri musaza we, arubura mu rushako, arubura mu muryango w'iwabo wa nyina, arubura mu muryango wo kwa se. Aravuga ngo reka njye mu nzu y'Imana hari urukundo, kuko yumvishe baruririmba, yumvishe bifurizanya amahoro ya Kristo, ariko ahageze urukundo ararubura. Arubuze arakomereka. Uyu munsi agendana igikomere, agendana igikomere kijojoba, agendana igikomere kijogaminyo, agendana igikomere kininda, kubera yuko yaje ahunze, aho ahungiye ibyo yaje kuhashaka arabibura. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko ntabwo urukundo rwabuze mu bantu, ahubwo n'abantu ntabwo bakikunda. Ubundi ntabwo ushobora kunkunda nawe utikunda. Biratangaje kumva umuntu yabuze urukundo. Ntabwo waba udafite urukundo uha abantu, ngo ubone urw'ukunda umugore, ngo ubone urw'ukunda umugabo, ngo ubone urw'ukunda abana, ngo ubone urw'ukunda abaturanyi, ngo ubone urw'ukunda famiye, kandi nawe utarufite. Niba uyu munsi umuntu ashobora kuva muri etaje akihanura akikubita hasi, abizi neza ko nagera hasi ari bupfe, uyu muntu nta rukundo yifitiye. Niba uyu munsi umuntu abura urubyara imyaka 15, hashira amezi 3 abyaye akishyira mu mugozi, uwo muntu nta rukundo yifitiye. Hanyuma niba wowe udafite urukundo rwo gukunda abantu, biravuze ngo nawe ntabwo wikunda. Kuko Bibiliya yavuze ngo
ntimukagira umwenda wose keretse gukundana. Ukunze mugenzi we aba ashohoje amategeko. Wavuze ngo ntukibe, ntukifuze, ntugasambane, n'andi mategeko bihurira muri iri jambo ngo ukunde mugenzi we nk'uko wikunda. Hari icyanditswe kiri hano utumye nekerezaho, kiri mu Bakolosayo, tugikomerezaho ibice 3 umurongo wa 14. Haravuze ngo ariko ibigeretse kuri ibyo byose mwambara urukundo. Navuze ngo ni umurongo wo gutungana rwose. Urukundo ni umwambaro. Ni Pawulo wabibwiye Abakolosayo ejo bundi. Yaravuze ngo ikigeretse kuri ibyo, ikigeretse ku kuririmba, ikigeretse ku gusenga. Erega Pawulo yaravuze ngo niyo navuga indimi nk'iz'abamarayika, niyo nahanura, niyo naririmba, niyo naririmba mu majwi 12, niyo ntafite urukundo, ibyo byose nta kintu bimaze. Ndagira ngo mbabwire ko fondasiyo y'ubuzima, inzira ijya mu ijuru ni urukundo. Kuko ntabwo urukundo hari ibintu umuntu ufite urukundo hari ibintu bimuranga. Yihanganira byose, agumana ibyiringiro mu gihe harimo ndetse n'igihe kizaza. Urukundo rukoburija kwihangana, urukundo rukubwiriza gukomera mu gihe cy'amakuba. Urukundo, iyo ufite urukundo ruguhatira kubabarira umwanzi wawe. Hako uyu munsi runaka muhagararana kuri mikoro muri korali, ntiwamusura, ntiyarwara ngo ugere iwe, ahubwo se urwo rukundo rurahari. Nge nzi korali y'abaririmbyi baririmbana barenga 70, nyivuze hano abantu bayimenya, baririmbana badakundana. Ihorere nta kibazo. Murabyumvishe, baririmba badakundana. Wenda nawe unkurikiye hari iyo uzi, hari iyo uririmbamo. Ndagira ngo umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo mu gihe ubona kudagifite urukundo, menya yuko uwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe musa, utigaruka dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye, mushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Biravuze ngo iyo umuntu afite urukundo aba afite n'umwuka wera. Hanyuma rero abantu bakwitiranye inkundo ziri hanze hano, abantu bafite urukundo rwo mu ipantaro, abantu bafite urukundo rw'amafaranga. Urumva nkagukunda kubera ko hari amafaranga ngushakaho, nkagukunda kubera ko ufite imiryango izwi, nkagukunda kubera ko uri mwiza. Kuri iki gihe abantu basigaye bakundana mu byiciro, basigaye bakundana mu mapariti, bakundana kuko biganye Patrick, bakundana kubera ko bakoranye ku kazi, bakundana kubera ko bakoreye stage ahantu hamwe, bakundana kubera yuko bavuka mu karere kamwe, batuye mu gihugu kimwe. Ntabwo urwo ari urukundo Kristo adusaba. Urukundo adusaba ni urukundo rutwikira ibyaha, ni urukundo rubabarira, ni urukundo rwihanganirana, ni urukundo rusohoza gukiranuka. Yego, tuzarugarukaho uru rukundo kuko ndabona urwabyo bikomeye cyane. None hari ikintu nshaka ko dusorezaho mukozi w'Imana. Ikintu ari ukuntu ubwiriza no kububwiriza kuri social media mu rusengero, nanjye abize ko ari igihe ngenderwa nkabikora. Abantu bavuga ati turagukunda. Ariko naje gusanga ku rwanjye ruhande baba badukunda cyangwa bari abafana. Nandukanyiriza umukunzi n'umufana. Umufana n'umukunzi. Umufana n'umukunzi. Ni umuntu ufite urukundo. Umva. Umukunzi w'ikipe. Iyo ikipe isohotse igiye tuvuge muri Ethiopia, iyo umufana akunda ikipe atanga itike ye. Mwagiye mubona abantu bafana warumbaje ngo umufana n'umukunzi, umuntu ugukunda ufite urukundo n'umufana. Abantu bakunze ikipe, reka tubishyire ku ikipe. Abantu bakunze ikipe, arafana kubera urukundo ayikunda, akagira ibyishimo biri hejuru. Bakavuga ngo umufana runaka yafannye kubera urukundo akunda ikipe ye, apfira muri stade. Ariko umufana arafana akagira aho agarukiriza gufana kwe, ibyishimo bye akagira aho abigarukiriza. Uyu mufana rero ufana ikipe, biraho n'umufana uyifana yikunda baratandukanye. Kuko uyu mufana uyifana yikunda yemera kwishima, ahora imbega ababarana n'ikipe, akishima n'ikipe ye, nubwo bayitera amabuye, nubwo yaba hitsindwa,
ayibaha akaramata, aguma ku ikipe ye ayibaha akaramata. none abantu ntabwo rero uyu munsi urukundo abantu bafite uyu munsi bagukunda ufite, niba bakunda ukize. Ariko umunyarwanda yaciye umugani, niba bakunda ukize. Uyu munsi umuntu agukunda, navuze ngo bakundana mu byiciro. Muri ino minsi abantu dukundana mu byiciro, bakundana muri pariti, bakundana kuko biganye, bavuka hamwe, batobanya kondo. Urumva? Uyu munsi umuntu agukunda kuko mwabanye muri gurupe runaka, kuko mwakoranye akazi runaka, kuko mwahuriye muri kaminuza runaka. Urwo rukundo ntabwo Kristo ari rwa dusaba. Arakone mvuze mutare wansubiza neza. Abantu batubwira ngo turagukunda mukozi w'Imana, turagukunda mukozi w'Imana, nabakunze cyangwa nabafana. Iyo umuntu agukunda, ubwo umuntu ugukunda Patrick arahita yumva koko niba agukunda. Ubwo nanjye umuntu unkunda arahita yumva niba nkunda. Hari ibintu bitatu cyangwa bine biranga umuntu unkunda cyangwa ugukunda. Umuntu ugukunda yibwiriza kugusengera. Yego. Umuntu ugukunda ahangayikishwa n'intambara n'ibigeragezo urimo. Yes. Kuko uko ageze imbere y'Imana ashima ishimwe ry'iby'Imana yagukoreye, akanayibwira ko hari intambara. Ni ukuvuga ngo umutwaro wawe awugira uwe. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo mwishimane n'abishima, mubabarane n'abababaye. Ntushobora kubabarana n'umuntu ubabaye utamukunda. Ntushobora kwishimana n'uwishimye utamukunda. Bitari iby'iki gihe. Ariko iyo umuntu agukunda aribwiriza akagusengera, ntabwo agutega iminsi ngo avuge ngo ubwo Patrick ngo nawe aje ngo nawe azaza ngo amere ngo nkabarunaka, umuyorera mu gatebo kabandi. Kubera iki? Uramukunda. Urukundo umukunda rugutegeka ibyo ukora, rugutegeka ko ugomba kumusengera, ukamenya ko umwanzi warashe barunaka nawe yamurasa. Urwo rukundo umukunda, urwo rukundo umukunda rugushakira imirimo kuri we. Yes. Urukundo ntuza gukunda matibori. Urukundo matibora gukunda. Urukundo matibora gukunda rumupangira imirimo kuri wowe. Yego. Urukundo matibora gukunda rumupangira kugusengera, rumupangira kumenya ko wariye, rumupangira kumenya ko ukeneye bitanu mu ikofi. Urwo ni urukundo rumupangira kumenya ko urwaye, rumupangira kumenya ko uri muzima, rumupangira kurwanira icyubahiro cyawe. Iyo asanze abantu bagusenya, avunika akubaka mu maso yabo. Yego. Yemera kuba umuyede n'umufundi kugira ngo ateshe agaciro abanzi bawe. Kubera urukundo agukunda. Niyo mpamvu umwanditsi w'imigani Salomo yaravuze ngo yaravuze ngo two kurya twose dukakaye turimo amahoro ngo turuta byinshi birimo intonganya. Uyu munsi abantu bashobora kuba bafite ibya mirenge. Ubundi rega hari ibintu bitatu cyangwa bine isibuze. Twe kurenganya n'abantu ngo nta rukundo bagifite. Ndagira ngo mbabwire impamvu abantu batagifite urukundo. Impamvu abantu batagifite urukundo nuko hari ibintu bitatu cyangwa bine isibuze. Icyambere isibuza amahoro. Kandi si n'abantu. Abantu muri bo ntibafite amahoro. Kabiri, abantu babuze ubumuntu muri bo. Iyo umuntu afite ubumuntu agira neza kiriho, amenya ko ibyo afite ari impamba y'urugendo. Iyo umuntu afite ubumuntu ntashaka kugutera ibuye. Gatatu, isi ikennye. Isi ikeneye ubugwaneza. Isi ikeneye ubugwaneza. Nukuvuga ngo mu bantu nta bugwaneza bugihari. Isi ikeneye amahoro, isi ikeneye ubumuntu, isi ikeneye ubugwaneza. Soza isi ikeneye urukundo. Hanyuma rero ikibanziriza ibyo byose ni ubumuntu. Iyo umuntu afite ubumuntu akunda umuntu adafite icyo ashingiyeho. Adashingiye ko biganye, adashingiye ko bakoranye, adashingiye ko hari inyungu azamukuraho, adashingiye ko ibyo amukorera azabimwishyura. Ariko uyu munsi n'impanguhe ni nka ya numa y'u Rwanda n'intuza. Ndagira ngo rero mbwira abantu mbibutse neza ko Kristo icyo adushishikarira ni ugukundana. Pawulo yandikira Abaroma ku murongo mu bice wa 13 ku murongo wa 11 yaravuze ngo nuko nimugenza mutyo. Yaravuze ngo ku murongo wa 10 yaravuze ngo ufite urukundo ntagirira mugenzi we nabi, nicyo gituma urukundo ari rwo rusohoza amategeko. Urabyumvise icyo urukundo rumara? Aravuga ngo nuko mujye mugenza mutyo kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye,
kuruta igihe twizereye ijoro rirakuze ni mu mwijima, twambara intwaro z'umucyo, tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora ibibi, tudatongana, kandi tutagira ishyari, ahubwo kandi ntimuhe urwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo mwifuza. Ku murongo wa 11 w'iki gice cya 14 yaravuze ngo nuko ngo kuko byanditswe ngo Uwiteka aravuga ati ndirahiriye amavi yose azamupfukamira kandi indimi zose zizavuga ishimwe ry'Imana. Nuko rero umuntu wese muri mwe azimurikira ibyo yakoze imbere y'Imana. Uhereye none twe gucirana imanza mu mitima, ahubwo mugambiririye iki ko umuntu adashyira igisitaza cyangwa ikigusha imbere ya mwene se. Amen. Ndagira ngo dusoza dusenge tubwire Mwuka Wera aduha urukundo. Uyu munsi nababwiye ngo umuntu agukomera amashyi akubwira ko agukunda, ejo za ntoki yakoresheje agukomera amashyi akaba arizo akoresha gutera amabuye. Uyu munsi umuntu akubwira ko agukunda, umunwa yakoresheje akubwira ko agukunda akaba ari we akoresha gusebya, akaba ari we akoresha gusenya. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo hariho ibyiringiro muri Kristo. Kristo niwe uzi gukunda, twebwe abantu turagerageza. Turagushimiye Nyiringabo, tugushimiye ko ari wowe uzi gukunda, twebwe abantu turagerageza. Muririmbyi w'149 yaravuze ngo mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki, ngo mu ijuru n'isi baruririmbe. Aravuga ngo inyanja zose zaba nka wino, ijuru rikaba impapuro, ibyatsi bakabigira byose uducumu tw'abanditsi, ngo bakandikaho iby'urukundo rwawe. Baravuga ngo ntibabimara, ntibyakwirwaho, ngo ahubwo hakama inyanja ariyo. Sengeye umuntu wese unteze amatwi, amen, afite abantu bamukomerekeze, yumva atakibakunda, yumva nta rukundo akibafitiye, yumva urukundo rwa Mana, ndamusengeye ngo umukomereze amaboko, uduhe urukundo, dukundane urukundo rwinshi nk'uko Kristo yakunze itorero, niko Pawulo yavuze. Kandi urukundo rutwikira ibyaha, urukundo rurababarira, urukundo rugira neza, urukundo ntirwifuza ikibi ku bandi, urukundo ntirugira ishyari, urukundo rugwa neza, urukundo rwera imbuto z'amahoro. Urukundo ni umwambaro kandi utagira ikizinga. Duha urukundo nk'abaragwa b'ijuru, duha urukundo nk'abaragwa b'ubwami, duha urukundo, duha urukundo, duha urukundo. Baririmbyi baha urukundo, abashumba baha urukundo, badiyakoni baha urukundo, itorero muri rusange. Suka Umwuka Wera, suka ububyutse bwo gukundana nk'uko wadukunze. Urakoze, turagushimiye ko wumvishe gusenga kwacu. Shyigikira umuntu wese uteze amatwi iri jambo, mu izina rya Yesu murwanirire muri byose. Mwuka Wera aherekeza iri jambo, bisenze nizeye mu izina rya Kristo Yesu, amen. 0788 900 iyo niyo telefone yanjye. Imana ibahe umugisha. Banansure kuri channel yanjye yitwa Gushima TV, mukomeze mukore subscribe, mume comment, munyere kuko ibyo mbagezaho mubyakira, ubutumwa bwiza mbagezaho no gusenga mubyakira, biramfasha vraiment. Imana ibahe umugisha bamaze kubikora. Mukore na share. Be blessed kuri mwese. Bye.